Bavandimwe cyane ndavuga ku bakristo, hari ubwo twibaza niba siporo zose ari nziza. Noneho ubu muri iki kiganiro kivuga kuri siporo, nk'uko tuzakunda kugaruka kuri siporo, ntabwo turatinda cyane kuri buri siporo yose. Tugiye kuvuga kuri karate. Iyi siporo yari nziza cyane kuko inigisha kwirinda. Umuntu aba akora siporo kandi harimo no kumenya kwirinda. Ariko nk'uko baca umugani w'igifaransa ngo tout excès est mauvais, ibi bintu byose biba bibi iyo bitangiye kurenza urugero. Nk'ubu urabona bashyiraho amarushanwa yo kurwana, abantu bakarwana bo ubwabo bakagira naho bakwicana, ndetse hakaba n'abandi bari gufana kugeza umuntu apfuye, bakavuga ngo runaka yishe umuntu, bagakoma mu mashi kandi yishe umuntu. Ibyo byose ni ibintu biri kugenda bidusatira muri iyi minsi, ndetse n'abakristo. Ntihabuze n'abakristo bajya muri izo siporo, bigaragare ko ari ikibazo. Ndibuka hari abayehova ndetse bagira naho kuvuga ngo gukora siporo ni icyaha. Oya, ntabwo ari icyaha, ahubwo uko kurenza urugero rw'imyumvire nicyo gishobora kuba icyaha. Ndetse ukabona wa muntu wize kurwana, ni urugero, aho atabikoze arwanirira abaturage, arwanira sosiyete, arwanirira aho ari, cyane nko muri minsi hari ibisambo bikabije cyane, aho kugira ngo ajye muri urwo rugamba ku byo yize n'ubushake afite, ahubwo ugasanga we ubwabo ngo bagiye mu kibuga bari kurwana, umwe akagera aho yica umuntu, abandi bagacurira. Muri iyi minsi bigaragare ko hari ubuyobe bwa sosiyete, ndetse abantu bose ukabona niyo bari kujya, kandi abari inyuma y'ibyo ngibyo ni abanyamafaranga bateranya abandi, kubera ko runaka yabaye umusitari, n'undi bagateranya abantu bagatega amafaranga, ugasanga rubanda bari kwisekera, ariko inyuma y'ibyo hari imyumvire ituruka kuri sekibi. Bakristo rero murarye muri menge, kwigwa mumara imbere ya za ekara amasaha ngahe muri kuri abantu bari kwicana, cyane muri iyi minsi turi kubyereka n'abana bacu, ukabona ko biri kugenda bibakukiramo. Murarye muri menge. Sekibi yahinduye umuvuno. Sekibi yashatse ubundi buryo bwo kugira ngo ayobye abantu. Ibi ntabwo abantu bajya babitindaho, ariko ntaho sekibi ataciye. No muri siporo ubibonamo ko naho sekibi yaciyemo. Uyu munsi tuvuze kuri karate, yemwe naberetse uburyo bwinshi abashaka kwiga bakoresha bari kuyiga, muri ubwo buryo bw'ubwirinzi, muri ubwo buryo bwo gukora siporo. Ariko kandi murarye muri menge bakristo bajene, ntabwo ari bibi kwiga ubwirinzi, ntabwo ari bibi, ariko ubwo bwirinzi burahari kugira ngo twubake imbaraga za sosiyete zacu, imbaraga z'igihugu zacu. Mbashishikarize bajene, mwige ubu bwirinzi aho muri, ariko muzabikoreshe mu buryo bwa patriotisme, mukunda igihugu cyanyu, mukunda abantu, muba batabazi kuko kera twagiraga abatabazi. Reka rero mbe mbarekeye ahangaha, mukomeze mushishoze, murebe. Ni imyitozo wakwikoresha wowe ubwawe, ni imyitozo njyarugamba, ni imyitozo wanakora uri kumwe n'abandi mukayiga, ariko ntari imyitozo yo guhangana bigeraho kwicana, ngo ni gukorera umukandara ukawukorera bakagira aho bakwica uri gukora umukandara. Ibyo byose ni imyumvire. Umuntu wese wiyumvamo ubutwari uriga, ariko urugamba uzarurwana igihe kigeze. Bazaguha umudari, baguhe impeta, baguhe ikamba ry'ubutwari, ariko kuko wagiriye abantu akamaro, kuko wabatabaye muri bwa bwirinzi wize. None wowe bari kwambika umukandara ngo nuko wagiye mu kibuga ukarwana n'umuntu. Uwo muntu wishe se bitumara iki twe kuri uwo muntu wishe, ngo nuko mwari muri gukina, ngo mwari muri siporo? Murumva ubwo buyobe aho bugeze. Reka rero nibwiraga abakristo n'abandi bose bagifite umutima nama, kugira ngo dutekereze kuri ibintu turi kujyamo. Urubyiruko rwacu murebe kure, mumenye ibyo turi kujyamo ni iki. Ngaho rero reka mbareke mbasabiye umugisha ku Mana yacu. Murakoze cyane. Yicano ubuzima muri Yezu Kristo iduhugura ku buzima, ku rukundo Yezu yatuzaniye kugira ngo duca akenge turebe. Yezu yatuzaniye uburyo bwo kugira ngo sosiyete yacu ihinduke nziza, sosiyete yacu
ijya mbere, ndetse by'umwihariko ku bakristo, kugira ngo umenye ko umuntu wese winjiye mu bukristo wese ubuzima bwe burahinduka, ndetse ukabona ubuzima atangiye kugira icyizere cy'ubuzima, ibikomere bigakira kubera ko yamenye Kristo. Ngaho rero iyi cana izakomeza kubafasha kuzirikana kuri ubwo buzima bwose. Mbaragije Imana yacu Nyagasani Yesu nabane namwe. Twumve mwami w'impuhwe, turagusabye